bamusa amashyi menshi ariko abasore bajya mu byicaro byabo. Ngaho rero icarira iyo ntebe. Sikinunga kinduga sikirambi kindorwa sikirunga nyamuri ry'ingabe rugira yiremeye reba neza ubumenye. Isibo ya mbere igizwe n'aba bana beza cyane, mwanyemereye tugakomera abana amashyi. Isibo ya kabiri ni ababyeyi bamwe batoza abana nk'aba bakiri bato, batoza bashiki banjye kunoza uruhimbi. Ni nabo kandi yasanira ry'umuco nyarwanda utavushanya amaraso, kuko umuco nyarwanda umuhanga yaravuze ngo nakagozi ka bugingo buzima gatuma u Rwanda rusugira, kagenda kagira abarutuye umwe n'abagenda u Rwanda bakavanga u Rwanda rufite Imana. Igisibo ya gatatu Gishongore arangaje imbere, munyemere nayo tuyikomera amashyi rwose, dukoma amashyi ku bwabo. Imye n'umusore rwose ubona wagasinika atisize gafite imisatsi isumbi ya karisimbi, hano ko afite umunezero umuryango akomokamo, n'umuryango ugwije ubugiri kandi naho yagiye ni bugibwa. Cyo nkundira abarangaje imbere isi bikurikiyeho, mwebwe nta nubwo mwambaye isaha gusa mufite n'amatelefone. Turn by turn through all our years. If this is the start, then let it be. Two hearts, one song, one memory. Kugira ngo urutete rwacu ukomeze rusarure amagambo. Mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Ye mumumburize bakobwa, ye ni mumumburize babyeyi. Karumuna kawe n'abasaza babo bajijije iki? Mbe nyokukubyara Linda umusigiye nde? Mbe nk'abato bawe watetesheje utujijije iki? Iriya nshuti yawe Linda aziyambaza nde? N'abasanyina titanti nariye azamubwira iki? Mbe Linda ibyo wabyibashije ute? Kubabaza wo mwabanyeshenge utujijije iki? Mbe Linda ibyo
wabyibashije ute aho hagiye zibuza urwunge nimumurangamire linda havuka tumuha impundu naho hagiye zibuza urwunge nimumurangamire ahavuka zibuza urwunge n'abagiye zibura uruvange nimumurangamire arakoze cyane mureke tumushimire dukoma amashyi tumushimire maze rero wahageze reka nisabira ababyeyi bari aha nyabitanganire bwari bereka aho bavunira amaguru bashira amavunane nitubakenera turaza kubatumaho kugira ngo umubyeyi aze abwira umukobwa impamvu amutumyeho mwanze mujye mu byicaro Linda mwana wa mama horo rusasana dusuna ngo zuzo umusambe ejo uzawujyane kwa nyogosenge iryabega data niwe gutumyeho impamvu y'uruhumbu ntumbira janero ntago nayivitatu ngewe niyo mpamvu umubyeyi muhini urugo he kugira ngo aza kubwire impamvu y'ingambi imeze gutya sibyo Linda rero mu gitondo dusize aha turi bake hari abantu bake bari kuri uru ruhande nta bari kuri uru babona bayobowe na Yohane baje kugusaba uragukunda niyo mpamvu tuguhaye abantu beza aba abantu beza hari undi rubanza afitanye nawe ngaho nyamuneka nimumfashe dushimire Ndahiro ahasigaye rero urakoze cyane uwo musabe niwe umenya uko bigenza oya rwose nisubiye mu cyicaro cyawe rwose urakoze cyane ndagushimiye uraho umwana wanjye Linda uraho neza humura rero mvuye mu babyeyi uje mu bandi kiriye nk'umuryango umuryango nimwakire umukazana Christian gaho juru wino rwose tambuka uze hanyuma nkubwire urakoze cyane rero umugeni wantumye kugusabira reka twumve ijambo ryo waje abarangaje imbere muraza kubaho umwanya murakoze barishimye buriya n'ibyishimo by'umuryango rero mwana wanjye umugeni wadutumye kugusabira nguyu reka mugushyikirize hasigaye ni ahanyu murakoze banze muhuze ibiganza dukoma amashyi n'impundu nyinshi Christian bugarukira nkubwire mukore mu biganza gusa umusuze nkwereke hasigaye murekeraho subira kuri wa mugabo wongera kugira inama uburyo uza kumuhobera neza
ababyeyi barakoze cyane babaye nk'abyaye muki reba ngo urwanye ndarushoje asigaye habashumba maze barumuna banjye umwe nagenda asuze muramuwe Kristango muramuwe yaje ubanze muhobera n'umugwite warakoze kundinda bwiza bwanjye budacuya nakugene hano amadolari 100 muhindukire urebe iyo ifoto nta foto nta cyabaye rema aragushimira Petit Frere ngo warakoze cyane kumurindira inshuti ye sibyo ngaho genda umwongorere ko byagenze ngwino nawe Petit Frere genda umusuhuze ngo warakoze cyane kumurinda ukamusengera ukamuba hafi nawe nakugeneye naguhaye ku mayero akira hindukira nta foto nta cyabaye maze mwangiza mugende umwongorere mushiki wanyu uko bigenze ngaho nyaruka shwe ku munyaruka mugende mwongorere buri wese amwongore mu gutwa mubwire uko bigenze ni mwongorere uti muramu wacu ni umuntu mwiza cyane ngaho rero ngaho mukimirane hano hari umwanya mugende mumureke mwigende bakunda ntimwari muhari nimwigendere basore mwigire hara hirya babereka aho mwicara Christian avuga giterero usanga bwiza bwa budacuya ariko wamukundaga narinda gukunda rinda we ntiwamukundaga se wamukunda noneho ni mugwanemo muhoberane neza cyagiye ubundi mwadukobyi mwadukoze imbagara mu bwite bwiza bwanjye budacuya usa nk'irayi rimwe rero abagabo umuntu arikanga abagome n'abagambanyi ndagukunda cyane mwahindura imisaya uko mushaka mwahindura uwo nyiruka urahagije ndagukunda cyane bikandenga noneho mutembereza umuzana kugira ngo umuhindukire murebe ba kameramani Christian Minugo arambwira ati nkimara guhobera n'umukunzi wanjye ndamukunda cyane kuko ni umwamikazi mu gutetesha ngomba kumwambika urudashira bamuterera intebe protocol nzana intebe aho ngabo mwambika impeta rudashira yiterekaho nyabita yiteraho Christian ngaho mwicaje murangaza imbere amwereka aho yicara hari impeta rudashira hano nakuzaniye uraza kuma ikiganza cy'ibumoso ndebe urutoki rusumba izindi maze nkwereka yuko urukundo rwahamije ikicu rwango rupfa marabira ati kuba mfukamye imbere yawe si kugira ngo nkwereke ko ngamburujwe cyane n'imyumvire n'ibitekerezo n'urukundo rwawe ahubwo imbikoreye kuko bako n'ijambo ry'Imana avuga ngo bagabo mukunda abagore banyu n'abagore bakurizaho kububaha tishere kuba ngutereye rwose ivi ntabwo kugira ngo mpindutse inganzwa hoya ahubwo ndi mu mugambi w'Imana Imana avuze ngo abagabo dukunda abagore Isura nawe araseka kanezerwa wagira ngo atunzwe na pome gusa mfite umunezero mariko mana ngaho mahagurutse umuhobere muramukanye siga uzamura icyo kiganza mwongere mugware muhoberane cyane ndagukunda gikondo cy'umutima ndagukunda bwiza bwawe ndinyo budacuya ndagukunda mpinganze bitagira impiza subira inyuma gatoya atubushize igihe twahuraga nakuzana indabyo 3 ariko umunsi nakuzana igihuru cyazo Kristo yakira umuherezo urabyo mureba wa muntu utwaye indi mana aza kumaze kuba hafi aha mugiye mureba abanyamakuru abatwaye impano utwaye y'umukwe y'umugeni bahagaze urakoze niko binagende umuhagaranye n'undi mitimanye bitere no mumunereba imbere museka neza rwose Imana niyo mpamvu yabahaye umugisha ubwo utishire wanjye nagukunda cyane akira ururabyo kandi ururabuko ruhumura nawe nuko uhumura nkumva umuhumuro utamye umutima wose ingingo zanjye zose nkumva ndakuyumvamo twakomye amashyi rwose tubakomera amashyi
yakoze cyane, muzanira impano. Kristo ati mugore wanjye nkunda rero nabonye hano mu Rwanda iwacu habamo moto, habamo shimuteto, habamo modoka atandukanye, ariko iyi mpano nkuzaniye harimo sheke y'imodoka, kandi iyi mpano n'ikimenyetso kigaragaza ko nazagutuza muri chamburete, nzagutuza mu nzu y'ibyumba byinshi kandi igeretse inshuro zingana gutya. Akira impano bwiza bwanjye. Fotografura ati mwihangane nubwo mbone etage nta wihengeka. Ariko burya hantu harimo sheke y'imodoka, sheke y'inzu, sheke yo kwambara neza ukaberwa, sheke. Yakoze cyane. Mukabwa turakoze ariko shero urantunguye. Uti ntagutungura se singukunda. Rinda ati naye nakugeneye impano. Hari impano Rinda yageneye umukunzi we. Yego ntabwo muri yamvugo ngo huguha, nuko buryo urukundo rwahamije ikicurwa ngo rupfa marabira. Kristo wirangara urebe umukobwa buryo gukunda, ati ndagukunda musore mwiza w'agasine katisize gafite imisaya usumbiye karisimbi. Ndagukunda uwo nkesha kumva nanjye nkesha atashye umutima, ndagukunda nkumva nanjye ndanyuzwe. Ndagukunda wowe watumye amaso yanjye yongera gusa nk'inyana ziri mu ruhongore. Amashyi n'impundu. Tugiye guhamagara ababyeyi baze bakira impano. Kaduhere ku ruhande rwa Rinda. Tubanze duhamagare Rinda. Yambwiye ati n'ubundi papa araza ariko habanze rwose mama na papa baze. Reka ntaza kwibeshya nkihamagara kuko nanjye mba nkeneye impano. Hari impano Kristo yageneye ababyeyi. Mama Rinda ngwino, kandi ntabwo uza kuza wenyine, urazana na mama Jenny. Namwe muze n'ababyeyi babiri. Ababyeyi bose bagomba kwakira impano, niko abahuje urukundo babiteguye. Nyuma turaza kurikizaho sebukwa Kristo birumvikana, ariko bavuze ngo ababyeyi banze baze mama Rinda na mama Jenny. Suhuza abana basuhuze. Ikecuru haraseka kishima rwose kuko hagara hagati y'abana gushyikiriza impano gushimire, kuko warakoze cyane. Kristo aragushimira warakoze kumubyarira umugore. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Reka habanze uwa mbere wenda Mare mubwira kwegera ngo nakwegere gato. Ati ndagushimira cyane warakoze. Iyo utahaba ntabwo nayo kubona umuntu mbenguka, byari kuno igihe, ariko ndangajwe imbere niyerekwa ryavuye mu ijuru. Nabonye ari ugomba kumbera amabukwe. Abaraha bose munyemerere n'ukuri dukomera amashyi y'igikorwa. Nashimiye umusaza umwambwe ati ntuzongere kuvuga guhuza ibiganza. Buriya numvishire, kandi numvishire burya burera bakura. Hoya yakurikiranye mu majeni. Nebyiri nawe ni yawe. Muhanzi ravuze ngo biracyaza mama, biracyaza. Biracyaza cyane, biracyaza. Amajeni nawe akurikireho. Majengero nabo basuhuze. Bagutegejeho warakoze. Uburere n'ubuvuke byahuriye hamwe, niyo mpamvu umukobwa yiteguye kuba nyirabyano biniha ibirezi, kugira ngo mwari aze gushimira mu muryango ngo mwari yavuye mwa nyina. Habaho uburere bwinshi butandukanye. Nawe baragushimira warakoze. Uri umubyeyi ukomeye cyane. Christian ati nawe uri mabukwe, baragushimira cyane. Hari ababyeyi rero, umubyeyi Gentil n'umubyeyi Mupenzi, barabashaka namwe ngo bashimire. Bashimire umukora ashaka kubashimira rwose. Mwarakoze.
bahaguruka nuko dukoma amashyi kuko bahagurutse. Musaza arakoze cyane, akunda kuba hafi ya buri mwana uri mu muryango akamufasha guca akenge mu buryo bujyanye n'umuco w'u Rwanda rwacu. Nibasoza harabanza hajyamo umwe hagati, hagarimo hagati habanze umubyeyi Janti bari bubanza kugira ngo ufate ifoto y'urwibutso.